niwe muntu washinze kaminuza ya mbere y'ubukerarugendo mu gihugu. Ajya gutangira business yatangije amafaranga y'u Rwanda 5,000 gusa. Nayifite 5,000. Ibyo 5,000 rero byashoboje noneho aya tubara 1,000, 2, 3, 4, 5. Niwe mugore ukize cyane mu gihugu kandi akaba afite byinshi yagezeho yaratira abandi. Akenshi iyo tuvuze abantu babashije kugera ku ntego zabo bakaba bavamo n'abaherwe, duhita twumva abagabo. Nyamara hari abagore baba barakoze ibisa n'ibitangaza bakagera ku bikorwa bidasanzwe. Impamvu tuvuga ko bidasanzwe nuko dusanga mu mico myinshi y'ibihugu igitsina gore gihezwa cyane cyane mu bikorwa by'ubukungu. Ni gute uyu mudamu wavukiye mu muryango w'abana 7 mu cyaro cy'akarere ka Nyaruguru yewe akaza no gushaka umugabo imburagihugu yari afite imyaka 20 gusa y'amavuko, washoboraga no kuba yaba mansera, yewe yaje kuba rwiyemezamirimo wa mbere w'umugore mu Rwanda, akubaka amashuri n'ibindi bikorwa remezo twese dukenera. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe urugendo rutoroshye Madame Zulifat Mukarubega yanyuzemo. yitwa Mukarubega Zulifat. By'umwihariko isomo atanga ku bashaka kwiteza imbere n'inama agira abari bashaka kugira ikirenge mu cye. Uyu Zulifat niwe washinze kaminuza y'ubukerarugendo ya UTB. Nkwibutsa niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Xmenya gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bikwigisha uko wakiteza imbere mu buzima mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr Buddha, muhawe ikaze. Zulifat Mukarubega yavutse mu 1957 mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru. Yavukiye mu muryango w'abana 7. Mu bwana bwe azwiho kuba yari umunyamurava ndetse yawe akaba n'umuhanga mu ishuri, agatsinda cyane isomo ry'imibare kuko n'abanyeshuri biganaga bazaga kumushaka nyuma y'amasomo ngo abasobanurire, nubwo muri icyo gihe kwiga byabaga bigoye cyane. Mu bwana bwe Mukarubega yari azwiho kugira impano idasanzwe yo gutanga no kwakira abashyitsi babaga babagendereye. Mu mashuri makuru yiyandikishije mu ishuri ry'abaforomo i Butare abifashijwemo n'abakuru be barabihaye Imana b'ababikira, nawe akaba yarashakaga kubakurikiza akaba yavamo umubikira nyine. Gusa ntiyagiye kubyiga kuko musaza we wari utuye i Kigali yahise amubonera akazi i Kigali, aba yinjiye mu isi ya business atyo. Mu 1979 Zulifat yashatse umugabo. Uyu ni umwe mu mwaka utazibagirana mu buzima bwe kuko ari naho yahise aba umuyisilamu. Iki gihe nibwo yari akinjira mu myaka ya za 20. Nyuma yo kubaka urugo nibwo yabonye ko ibintu bitangiye gukara, maze nk'uko yari asanzwe ari umushabitsi muri kamere ye yigira inama yo gushinga resitora hafi y'aho yakoreraga i Gikondo, ateganya kuzajya yakira abakiriya baturutse mu magarage bitewe n'uko nawe yakoraga icungamutungo hafi aho. Iki gihe Zulifat yivugira ko yatangije amafaranga y'u Rwanda 5,000 yifashishije aguramo isukari n'ibirungo bijya mu cyayi, aho cyaje no gukundwa cyane bitewe n'uko yari yashyizemo ibirungo by'abayisilamu gusa. Ubona mbese hari amagaraje menshi, niyo mpamvu nagize igitekerezo twabaga i Nyamirambo ahantu tugenda kuri kilometero 7, ku buryo nashatse ibikoresho. By'ukuri nta bikoresho mbere mfite ariko nifashishije abaturanyi, gushobora kumuha utumeza tumwe dushaje, ndeba n'ibikoresho mu rugo ku buryo nashoboye noneho gufungura resitora. Nayo ifite 5,000. Ibyo 5,000 rero byashoboje noneho kuguramo isukari, kuguramo mbese amajyana ibyo n'imikati ibyo nashobora gufunguza resitora. Nagiye rero dushaka inkwi aho ngaho, n'undi nayo nashatse imfasha, ariko ntabwo byanindiye. Icyayi cyarahiye ari mu gitondo uko twari twazindutse saa 11. Ubwo igihe cyo gutakuza mu kazi icyayi cyari kimaze gushya, yewe nakoresheje n'ibirungo by'abayisilamu, bituma rero bakunda icyo cyayi. Igihe nagiye rero wenda uburyo nagiye niruka mu magaraje, urumva nk'umuntu wahakoraga mbabwira ko nafunguye resitora, ariko urebye ahantu nakoreraga mu by'ukuri no kuhinjira iki gihe nta n'uwabitekereza. Aha ibikoresho yakoreshaga muri resitora ye yabikuraga mu baturanyi. Bidateye kabiri ariko resitora ye yari yamaze kuyobokwa cyane ku buryo byatumye n'abandi bantu babirebaga nabo babona ko ari igitekerezo cyiza cyane, niko gushinga amaresitora yabo hafi ya Zulifat, bityo abakiriya be nabo batangira kugabanuka. Mukarubega nawe nk'umuntu wari wifitemo kamere yo guhanga udushya buri gihe, yazanye ikindi gitekerezo cy'imbaturamugabo, gushinga iduka cyangwa ibyo twita boutique. Hari amaduka menshi cyane birumvikana, gusa umva umwihariko Zulifat yari azanye icyo gihe.
ushobora kwibaza utese kuki wayitekereje kandi hari amabutike menshi, ariko igihe numvaga hari strategy nzakoresha kugira ngo ugire abakiriya benshi barenze aba bandi bafite. Nayifunguye agakobutike nagafunguye i Nyamirambo, ariko uburyo nakoresheje ni uburyo napangaga ibintu neza n'uburyo nahashyize akameza nkashyiraho buke ko byari kuri kaburimbo, shyiraho buke nini, buri wese uko yazaga rero yarungurukaga icyabaye aho ngaho, bigatuma yinjira amwakira neza. Ibyo nabyo byagiye bifasha kubona abakiriya benshi, yewe na butike bahita kwa mama wacu. Umugabo we kuba yaraguze akamodoka gashaje bajyanaga mu igaraje buri gihe nibyo byavuyemo igitekerezo cyo gushinga ishuri. Aha byari mu mwaka w'1983. Buri uko yajyanaga n'umugabo we imodoka ikabapfiraho, mu kujya kuyikoresha Zulifat yaritegereje asanga abakanishi bose bari abagande n'abakongomani. Nabonaga abagande n'abanyekongo aribo bari mu bafite amagaraje, nkajya nibaza ariko kuki nta munyarwanda? Abanyarwanda nkabona bakiri imisoro bagira gute. Ni mu gihe abanyarwanda bo yabonaga ngo bikinira igisoro gusa. Niko kubona ko aramutse ashyizeho ishuri ryigisha tekinike byaba ari ingenzi cyane ku baturarwanda. Maze afatanyije n'umugabo we igitekerezo gishyira mu bikorwa, ishuri ryaje no kwitabirwa cyane. Mu 1986 Zulifat yabonye ko nawe ubwe akeneye ubundi bumenyi kugira ngo akomeze ayobore business ze uko bikwiye. Niko kwifashisha babakuru be b'ababikira ajya kwiga icungamutungo mu ishuri rya Notre Dame de Citeaux. Iki gihe Zulifat yari umudamu w'abana babiri, ariko akigana n'abana bakiri bato muri segonderi. Avuga ko yakoreshaga uko ashoboye kose ngo ntatsindwe, akaraza amaguru mu mazi ari kwiga. We yivugira ko ari n'igihe yashoboraga kuryama amasaha 2 gusa mu ijoro. Aho rero byamfashije ko nafataga intebe nkicara, ubwo baryamye nkashyira ibirenge mu mazi kugira ngo ndasinzira nkiga. Icyo gihe cyose namaze mu ishuri narasindaga, ariko nubwo buryo nakoreshaga naryamaga amasaha atarenga 2. Nubwo yari umunyeshuri ariko yazirikanaga n'izindi nshingano yari afite, kuko yavaga ku ishuri akajya kureba uko business ze zihagaze, yaba ari ishuri na boutique byose yari yarashinze, ndetse agakomeza kwita no ku zindi nshingano z'urugo uko bikwiye, yaba ari uguteka no kugabura, kumenya uko abana bakoze imikoro yo mu ishuri n'ibindi. Zulifat yaje gusama inda ya 3. Iki gihe bitewe n'uburyo yakoreshaga imbaraga z'umurengera yaba ari mu kwiga mu ishuri na business, yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, hypertension, maze ajya mu bitaro amezi agera kuri 5 yose. Nyuma yaho ntibyakunze yuko akomereza amasomo ye ku ishuri rya Notre Dame de Citeaux, biba ngombwa akajya kuyasoreza ku ishuri rya APR Rugunga. Mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi yasenye byose, no kuri Madame Zulifat niko byamugendekeye. Byasabye kongera gutangira bundi bushya, bitewe nuko nawe ari umuntu ukunda guhora agerageza ubutarambirwa. Yashatse ibindi bitekerezo bishya kandi bizima. Mu ntangiriro y'imyaka ya za 2000 Madame Zulifat yatekereje ikintu kitari cyarigeze gutekerezwa n'undi muntu uwo ari we wese mu rw'imisozi 1000: guteza imbere umuco w'abatugana, hospitality, abinyujije mu gushinga ishuri. Icyo gihe kuba wari kuvuga ko ushaka guteza imbere hoteli n'ubukerarugendo byasaga nko kwibeshya cyane, bitewe nuko igihugu cyari cyarasenyutse nta hoteli nk'izo tubona kuri ubu. Ikindi kandi nta n'umunyamahanga washakaga kuba yatembera u Rwanda bitewe n'ibyari bimaze kuhabera. Aha birumvikana ko nawe muri iyi myaka iyo ukiza guhura na Madame Zulifat akakugezaho iki gitekerezo, byanze bikunze wari kumutera utwatsi. Ibi ni nako byaje kumugendekera, kuko buri muntu wese Zulifat yegeraga yamwerekaga buryo ki ibyo bintu bidashoboka mu Rwanda, bamuca intege mu buryo bwose bushoboka. Bati ikintu na leta ubwayo itigeze yatekereza, umva uko nyir'ubwite byisobanurira. Naje gutekereza rero gufungura ishuri ryigisha iby'amahoteli n'ubukerarugendo. Birangora kuko abanyarwanda bose nabibwiraga bambwiraga ko bacaga intege. Icyambere cyo hari abambwiraga ko iyo kuruzo ari y'abadamu, abandi bakambwira ko nakagomye kwibucuruza, ko ubucuruzi bwanjye bumeze neza, ko na leta itafunguye amashuri ya hospitality. Mbese bose baca abenshi nako nta nibe. Mukarubega nk'umuntu wakuze agira urugwiro cyane, gusanganira abantu ndetse no kwiyemeza, no kuri inshuro ibi byaramugobotse cyane, maze yiyemeza kudatsimburwa na gato. Yahisemo gukora urugendo yerekeza muri Kenya kureba uko aya mashuri yigisha kwakira abantu n'ubukerarugendo akora. Ku ikubitiro yasuye ishuri rya Utali College muri Kenya, maze igitekerezo kiba cyakira neza cyane, baniyemeza kumufasha gukora imfashanyigisho no kumushakira abakozi. Gusa amatsiko ye ntiyagarukiye aho gusa,
kuko ibi byamusunikiye kujya no muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Cape Town kureba uko naho bikorwa, ndetse yerekeza no mu birwa bya Mauritius aho bamuhuje n'ihuriro ry'Abanyafurika bafite bene aya mashuri y'ubukerarugendo. Nyuma yo kureba uko buri kimwe cyose gikorwa, Zulfat yagarutse mu Rwanda gushyira mu bikorwa ibyo yari yabonye, niko gutangira gushaka ibyangombwa n'ibikoresho byose ndetse n'abakozi bakenewe ngo hatangizwe ishuri ry'ubukerarugendo. Maze mu mwaka wa 2006 ishuri riratangizwa ku mugaragaro, Rwanda Tourism University College RTUC, kuri ubu rizwi nka UTB, University of Tourism Technology and Business Studies. Iki gihe yatangiranye abanyeshuri 5 gusa, nabo bishyuraga ku bwa burembe bikamera nkaho bigira ubuntu. Aha Zulfat nawe yashakaga abanyeshuri benshi, ndetse wakomeza no gushaka abandi bigira ubuntu kugira ngo ishuri rye rikomeze kumenyekana. Aba bararangije ndetse yawaza no kubabonera akazi. Mu 2007 ubwo igihugu cyari gitangiye kwiyubaka, ari nako cyakira inama mpuzamahanga zinyuranye, Zulfat aha yahabonyemo amahirwe akomeye cyane, kuko yabonaga ko nta bantu bafite ubumenyi bwo kwakira abantu mu nama nk'izo zo ku rwego rwo hejuru. Mukarubega yahise yegera Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kuri icyo gihe, abasaba gutoza bamwe mu bakora mu mahoteli n'ubukerarugendo kugira ngo bazabashe kwakira abo bashyitsi kinyamwuga. Aha yatanze aya masomo y'igihe gito ku basore n'inkumi bagera kuri 300. Ibintu byaje gutuma ibikorwa bye bitangira kumenyekana no kwaguka mu buryo bwihuse cyane. Abo yigishije iki gihe byatanze umusaruro ukomeye cyane, maze niko kwemeza no guhugura ba managers babo. Mu 2008 yashyizeho degree program aho yatangiranye n'abanyeshuri 400. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi byaramuhiriye, akaba ari nayo mpamvu turi kumugarukaho muri aka kanya. Kimwe mu byamufashije kugira ngo agere kuri ibi byose, avuga ko ari ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda burangajwe imbere na His Excellence Paul Kagame. Zulfat abishingira ku mubano mwiza uri hagati y'u Rwanda n'ibihugu nka Qatar na Leta Ziyunze z'Abarabu. Aha ni naho yafatiye amahirwe, atekereza ku banyeshuri barangiza mu ishuri rye bakaba bakicara, niko gushaka uburyo yajya bohereza muri ibyo bihugu, bamwe bakimenyerereza y'umwuga abandi bagakorayo. Ni ibintu yagezeho cyane, ndetse n'ibitangazamakuru byirirwa bibibara mu nkuru biti umubare runaka w'abizi by'amahoteli boherejwe muri Qatar cyangwa Emirate z'Abarabu gukorerayo, boherejwe na UTB. Abakozi bavuye mu Rwanda aha barashimwa cyane bitewe n'umuco n'ikinyabupfura bajyanayo. Intego y'ibanze ya Madame Zulfat isi y'amafaranga, ahubwo we aharanira ko haboneka impinduka mu rwego rw'amahoteli n'ubukerarugendo mu Rwanda, abantu bakajya babona serivisi nziza kandi zinoze. Bitewe n'umuhate yagaragaje wo guteza imbere sosiyete nyarwanda, ibi yagiye anabishimirwa mu ngeri zinyuranye. Mukarubega ni umwe mu bahawe ibihembo na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, US Embassy in Rwanda. Akaba ari ibihembo mpuzamahanga by'abagore b'ubutwari bagaragaje ibikorwa bidasanzwe mu iterambere. Mu mwaka wa 2010 Kaminuza ya Mount Kenya yamuhaye igihembo nk'umugore witangiye uburezi, ahabwa impamyabushobozi yo mu rwego rw'ikirenga mu burezi PhD. Muri uyu mwaka kandi yahawe igihembo na RDB cy'umugore w'indashyikirwa. Igihembo yongeye no guhabwa mu 2011. Muri 2011 nanone iyi kaminuza yashinze yahawe igihembo na RDB mu bigo bito n'ibiciriritse mu gice cy'ubukerarugendo. Madame Mukarubega umuntu afata nk'icyitegererezo ni His Excellence Paul Kagame. Abandi b'igitsina gore afatiraho urugero barimo abazwi banafatwa nk'icyitegererezo kuri benshi, ahamya ko Jeannette Kagame, Louise Mushikiwabo, Clarisse Iribagiza washinze kampani ikora gahunda za mudasobwa yitwa Hehe Limited, na Annette Mutamuriza umuyobozi wa King David Academy ari abanyembaraga bitewe n'ubushobozi bagaragaza mu byo bakora. Dore inama Madame Zulfat atanga ku bagore, ati abari n'abategarugori bakwiriye kuzirikana ko bahawe ijambo na Perezida Paul Kagame, by'umwihariko ababyiruka bagomba kurangwa n'ibitekerezo byubaka igihugu no gushyira imbere kwihangira imirimo kurusha gutega amaboko. Nanone kandi yagize ati kora cyane wigirira icyizere, uharanire guteza imbere isi n'abayituye. Zulfat Mukarubega ufatwa nk'ishingiro ry'ubukerarugendo mu rw'imisozi igihumbi, akaba n'umwe mu bagore bafatwa nk'abageze ku bintu bihambaye muri business bakiteza imbere, akabaza no mu bagore batunze akayabo bitewe n'ibikorwa bagezeho, niwe uvuga ibi. Uretse ubukerarugendo n'amahoteli kandi, Zulfat yashyizeho ikigo cyigisha abagore uko bakwiye kwita ku muryango, guteka, kwita ku bana, kwiteza imbere n'ibindi. Iki kigo cyitwa Home Care Training Center. Amwe mu masomo y'ubuzima dukwiye kwigira kuri Madame Zulfat arimo kudacika intege, guhatana, kwiyemeza ikintu kandi ukakigeraho, umuco w'urukundo, urugwiro n'ubugwaneza,
kureba kure kandi ukamenya gukora igikwiye mu gihe cya nyacyo, kumenya ikibazo gihari ukamenya n'uburyo bwo kugikemura, n'ibindi byinshi by'ingirakamaro dukwiye gukura kuri Madame Zulfat Mukarubega. Nawe rero waba uri umugabo, umusore, umwari cyangwa umutegarugori, twizere ko hari icyo wigiye kuri Mukarubega Zulfat, umugore weretse abandi bose ko nabo bashoboye kandi ko nabo bashobora kugera kuri byinshi bihambaye. Iki kiganiro twagikoze twifashishije inyandiko z'ibitangazamakuru nyinshi zitandukanye, ariko by'umwihariko inkuru ya The New Times yo mu kwezi kwa karindwi mu 2023. Niba ubona hari icyo wigiye muri iyi video, wayiha like, kora subscribe, ukore no kunzogera kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Xmenya, kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bigufasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Mushobora kandi gusangiza iyi video n'abandi bagasobanukirwa. Habaye hari icyo mwifuza ko twazabagezaho ubutaha, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr Buddha, Imana ibahezagire.